Mukansanga Atewe akimara kubyara umwana atewe Ikinya akanabagwa mu bitaro by'akarere bya Kibagabaga yakomeje gusinzira. Hari tariki 8 z'ukwezi kwa 8 muri uyu mwaka ni nabwo yahise yimurirwa mu bitaro bya kaminuza bya Kigali CHUK. Kuva icyo gihe kugeza ubu Mukansanga aracyasinziriye. Umugabo we Habyarimana Juvenali avuga ko iki gihe gishize ari kirekire arwaje umugore we ku buryo umuryango we wose urimo kuhazaharira. Kuva icyo gihe kugeza ubu ngubu umuryango wanjye uri mu kaga katoroshye. Abana banjye 6 barimo n'urwo ruhinja yabyaye ejo bundi, kugeza ubu ntabwo nzi imibereho yabo uko bameze. Umurwayi nawe ubaho bigeze ubu sinkibasha kumubonera ibyibanze byankenerwa, kumukorera amasuku byo kumugaburira kugira ngo muri icyo gihe kitazwa azamara mu Kinya abashe kuba yagira ubuzima bufatika. Dr. Uwineza Jean Bonaventure, umuganga w'inzobere mu gutera ikinya no kuvura indembe mu bitaro bya kaminuza bya Kigali CHUK, avuga ko icyateye uburwayi Mukansanga yagize kitaramenyekana, akaba atemeranya n'abavuga ko ari ikinya yatewe nikimuvemo. Ikinya ni ikintu gikoze neza cyane, gikoreshwa imiti izwi igira igihe ijya mu mubiri w'umuntu n'igihe imuviramo. Rero ngewe nta muti nzi wa anesthesia ushobora kumara umuntu, yewe nta n'uwo nzi umaramo umuntu amasaha 5, ntawe umwanya wo kuvuga amezi 6 cyangwa imyaka. Ubwo ibindi izo nzobere zizabyerekana, ariko ku giti cyanjye ntabwo umuntu ari aho ngaho asinzirijwe n'ikinya yatewe. Aha niho Dr. Uwineza Jean Bonaventure ahera yemeza ko umurwayi ari muri koma. Abarwayi baba muri koma igihe kirekire barazwi, ntabwo ari ubwa mbere abarwayi bashobora kuba muri koma, birashoboka rwose. Ntabwo uyu nguyu ari uwa mbere, nta nubwo ari n'uwa nyuma. Akagira agakira, yashobora gukira nk'uko yakomeza agasinzira. Umwana w'umukobwa Mukansanga Atewe yabyaye we ni muzima, ameze neza. Habyarimana Juvenali avuga ko yarasanzwe atunzwe n'ubufundi agafatanya n'umugore we kurera abana be, ariko kubera ikibazo cyo kuba umugore arwaye igihe kirekire abana yabasize mu baturanyi, kubona ikibatungana ihurizo rikomeye kuko aba ari ku murwayi, agasaba ko hagira igikorwa mu rwego rw'amategeko. Inzego bireba cyane cyane Minisiteri y'Ubuzima ya kwinjira mu kibazo cyanjye byihuse vuba na bwangu, kuko umuryango wanjye urimo urajya ahakomeye, ikareba aho umurwayi wanjye yagiriye ikibazo bakaba bagomba kumuha ibyankenerwa by'ibanze. Sinize amategeko ariko ndayasoma, ndashaka ko nk'uko itegeko ribiteganya umurwayi agiriye ikibazo ahantu mu bitaro runaka agahabwa ubuvuzi bukamugiraho ingaruka, ibyo bitaro biba bigomba kwirengera ibigenda ku murwayi byose, ndetse byanaba ngombwa agahabwa indishyi z'akababaro. Ku murongo wa telefone umuvugizi wa Minisiteri y'Ubuzima Marike Kayumba yavuze ko dosiye isaba ko ikibazo cya Mukansanga Atewe cyakurikiranwa yageze muri Minisiteri y'Ubuzima ndetse no mu rwego rw'ubugenzacyaha CID. Ubu hakaba harimo gukorwa iperereza kugira ngo hamenyekane intandaro y'ikibazo uyu mugore yagize. Kwizera John Patrick, Televiziyo Rwanda, i Kigali.